Muraho neza bavandimwe, muraho neza inshuti zanje, muraho neza inshuti za Bienvenue Pro Official. Ndabashuhuje cyane, bahaye mwiriwe cyangwa se mwaramutse bitewe naho umuntu aherereye ku migabane yose y'isi. Abari muri Afrika ni mwiriwe, abari hakurya ya Afrika arabubwije arabukeye, mwaramutse cyangwa se mwiriwe. Mumeze neza, murakomeye? Twebwe ino tumeze neza, turamahoro. Ino duherereye muri Kenya, turashima Imana. Ndabaramukije mwese, abo tuziranye n'abo tutaziranye. Mumeze neza mwese? Turi ahangaha, jewe uri imbere yanyu nitwa Bienvenue Rusanganirwa. Ikinyamakuru ni Bienvenue Pro Official. Uyu munsi rero tuje imbere yanyu, abadukurikirana, tuje kubashimira ku buryo mukomeza kubana natwe, ku buryo mukomeje gukurikirana izo dushiraho kuri channel yacu. Hari benshi batwandikira bakomeza kudushimira, hari n'abaduha ibitekerezo. Mwese ndavuze Imana ibahamugisha, muzamugira neza abayimo, muzamugira neza abawa, n'ukuri Imana izikomeza ibagirire neza. Abanyamurenge, Abanyarwanda, Abarundi, mukurikirana ibyo dukora, Imana ibahamugisha. Iyi channel yacu rero tumaze iminsi twarayikoze, imaze nk'imyaka nk'itatu, niba ni imyaka itatu kabisa irashize twarayikoze. Hari igihe dutinda gushiraho, hari igihe dutinda postinga video cyangwa se gushiraho ibikorwa byacu. Imaze iminsi kandi urebye aho iri ni hasi bwiranyije n'iminsi maze. Rero ibihe kenshi byagiye biterwa n'imyanya yo performinga cyangwa se kuzana nyine ibintu dushiraho, kubera impamvu z'imyanya, kubera impamvu z'imirimo itandukanye. Ugasanga nyine tugiye tugira imbogamizi nk'izo, bigatuma nyine tudakora ibintu tubishiraho. Uyu munsi rero twagarutse, murabibona ko ma video hari yose nayabu vuba. Uyu munsi rero twagarutse, twaje kugira ngo twongere dutangire kandi bavandimwe ndabashimiye. Ugereranije no muri iyi minsi ingahe ishize, cyangwa se ibyumweru bingahe bishize, twabonye ubwiza bwo kugira inshuti. Twabonye subscribe ziyongera, viewers zariyongereye. Imana ibaho umugisha, muraba agaciro kuri twe, muraba agaciro kubagira. Cyane ntiyazamuka ntabafite, kandi namwe tudakiza icyo dushiraho timworeba nyine, kuko abantu bazagenda bagira nyine ico bakunze, nico baba bakeneye nyine mu gukurikirana. Rero nshuti zanje ndabashimiye. Rero intego y'iyi channel yacu niyo twaje uyu munsi kugira ngo tubabwire, kubera ko hari abantu benshi bahoraga babimbaza, none se iyi channel yacu mwafunguye ni intego yawe ni iki, ndetse objectif ndetse ni iki ko mutatubwiye. Uyu munsi rero twaje kubabwira intego rero y'iyi channel yacu twafunguye, cyangwa se channel yanyu niyo ivuga butumwa bijanye cyane mu ndirimbo, mu bitaramo nkuko muhora mubibona. Hari mu bitaramo tuba turi, ndetse tuzagenda dukora ibitaramo no kuri tuzagenda dukora ibitaramo bitandukanye, abarinzi batandukanye muzagenda muzababona ahangaha mu minsi iri imbere, mu minsi mike cyane.
uzabona tubazana ahangaha bagukoresha igitaramo, ndetse sinibyo gusa tuzagenda tubazanira n'ijambo, tuzagenda tuzana abavuga ubutumwa batandukanye, ndetse hazazamo n'ubuhamya bw'abantu batandukanye, ibyo abantu bagiye bacamo bagenda bahura nabyo, uhereye kuri jewe babwira nzababwira amakuru nzababwira amakuru ariko bitari uyu munsi, muyitegure amakuru nzayababwira mu gihe kidatinze. Rero bavandimwe, nafashe umwanya muremure mbaha presentation y'ikinyamakuru cyacu cyangwa se channel yacu, ariko no kugira ngo tubaho umuco w'icano yacu, kuko twahoraga dushiraho indirimbo ibisimba, ariko tutarababwira ngo dufite intego, ariko rero mu ncamake nuko niko bimeze. Tuzozana abacuranzi batandukanye, tuzozana abaririmbyi batandukanye, tuzozana abavuga ubutumwa batandukanye, tuzobona ibintu byinshi hano. Gusa turasaba gusa imbabazi bukeya ku buryo dupost kuri izi video maze iminsi mubona wenda hagiye habamo gushiraho video, wenda kumva video kabona video imeze neza ariko amajwi urusaku rwinshi, rimwe na rimwe biterwa n'ibikoresho wenda biba bitagize cyane, ariko ubu dutangiye rero tugiye gushora ibintu bimeze neza, bizagenda muzabibona ko bizagenda habamo impinduka hamwe namwe. Rero icanyuma turangiza, waduha ibitekerezo byawe cyangwa se wakenera nawe ko hari cyo twacisha kuri channel yawe, kuririmba yacu channel yacu, kuririmba, kuvuga ijambo, kuvuga ubutumwa, gucisha ubuhamya. Hari nimero nforanyishira hara mu description, hari gihe shiraho video hari ya munsi, iyo ukanze muri video ndani hari uja komanta munsi yaho hari handitse mu description, hari gihe dukunda gushiraho namba telefone ibihari, iriya nimero ni ya WhatsApp, ushaka no kuduhamagara inimero irahari, cyangwe kunda bibabwira ntacu bitwaye. Nimero ya WhatsApp ni nimero hano muri Kenya, itangira n'agateranyo cyangwa se plus, ariho ni 254, iyo ni code 79 99 61 55 9 kumwishu, cyangwa se na agateranyo plus 254 79 2 6 1 5 2 9. Iyo ni WhatsApp yacu. Wakenera kugira ibitekerezo, wakenera kutugira inama, wakenera ko tubona tukuzana ahangaha ukavuga ubuhamya, cyangwa se tukaririmba, cyangwa se tugasenga, cyangwa se ukavuga ijambo bitewe n'icukora. Anga muhawe ikaze, iyi channel ni yanyu, ni yacu, twese ni yaje kugira ngo twese izatugereho ahindure benshi, kandi izera ko hari benshi bazahinduka bijanye n'ibiganiro bizaca kuri channel cyangwa se indirimbo cyangwa se ijambo. Murakoze rero bavandimwe, ndabashimiye, muri abagaciro kuri nje, aho maze kugera no kubera mwebwe. Rero saba n'undi wese utarakora subscribe kugira ngo uzayikore, wazobona na video wacu ukanda handitse mu comment, ukayisharinga, ukandika comment hariya, ugakanda naho handitse ngo share, sharinga no kubandi bavandimwe, imbuga burimo bavandimwe, kugira ngo dukomeze twagure ubwami bw'Imana. Murakoze rero, ndabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza. Ndasuhuza inshuti zanje zose aho zerereye, abo tuziranye, niyo nzima muri Amerika, ndagukumbuye wa kuribuka byabihe wa uzubyibuka neza. Mugisha Kasarani twari dukunze kwita ni Mwangi twagarutse kandi vuba cyane turabonana dukora kantu. Rero ndabashimiye abavandimwe n'abandi bose ntabashe kuvuga amazina yabo, ndabizi ko mukurikirana kandi suko mbibagiwe, nuko agomba kunda cyane. Rero abavandimwe ndabashimiye, nongera kubaha ikaze ngo mwegere, niko twakwigenza mwegere n'Imana ibamugisha.
murakoze cyane. Ciao ciao, tuzakomeza tuvugane. Imana ibahe umugisha.